Ese wigeze wumva icyo bivuze kuba wenyine? Kuba wumva uri wenyine, kuba nta muntu n'umwe uri hafi yawe. Si uko ubuzima bwawe budashobora kugenda neza. Kuba uri wenyine ntibivuze ko udashobora kugera ahantu heza mu buzima bwawe. Ese nicyo ushaka kugeraho mu buzima bwawe uyu munsi? Reka kureba hirya no hino wizeye ko hari umuntu cyangwa ikintu kizagutabara. Hazabaho igihe wumva ucitse intege, ukumva uri wenyine koko. Ntukajye ushaka kwemezwa n'abandi. Ntukajye utegereza ko abantu bagushima cyangwa bakugira inama. Jye sinzategereza ko abandi bambwira ko nshoboye. Nzamenya ko nubwo ndi njyenyine nshobora guhaguruka nkaba umuntu ukomeye. Niba nansiga sinzatinya guhagarara njyenyine. Wenda uzaba uri wenyine usigaye uhagaze, ariko icy'ingenzi ni uko uhagaze. Ntacyo ukeneye kwemeza abandi, ahubwo ni wowe ukwiriye kwemeza ko ushoboye. Reka dutangire tuvuga tuti ngiye gukora icyo ngomba gukora kugira ngo ngere aho ngomba kugera. Yego ntibizaza ako kanya, yego bizasaba igihe kinini, amezi cyangwa imyaka, ariko ibyo ntibivuze ko ugomba kureka. Kuba uri wenyine ntibivuze ko byose byarangiye. Oya, ni urugendo rukomeye, ntugacike intege. Hari igihe kuba wenyine bidahoraho, intego yawe izakora akazi kayo. Abantu nyabo bazaza igihe gikwiye, bagutera inkunga, bagufashe kurangiza urwo rugendo watangiye. Ariko mbere y'ibyo byose ugomba kubanza kwiyemeza, ugomba kwishyira ku murongo. Ni ngombwa ko uhangana n'ibihe bikomeye, ni ngombwa ko wumva uri wenyine, ni ngombwa ko ukomeza ugana imbere. Uyu munsi ufite impamvu yo kuwugira. Iminsi twahawe kuri iyi si ni amahirwe yo kwiyubaka no kuba beza kurushaho. Hashize imyaka myinshi twigishwa ko ubuzima bugendera ku gipimo cya 80% imitekerereze na 20% mu bikorwa. Ariko kuki se tutakwemera ko ari 90% mu mitekerereze bikaba 10 mu bikorwa? Kuki utagerageza? Hari igihe umuntu ashobora kugusaba kwiruka kilometero 1, kuki utarenzaho ngo wiruke kilometero 2? Uko niko bikorwa, uko niko intwari zikora. Ni umuntu wemera ko ashobora kugera ku ruko byaba kose. Uwo muntu azi icyo bivuze kuba intwari nyakuri. Ntatinya guhangana n'ibigeragezo, nahunga abo bahanganye. Wenda nta bucuruzi ufite, ariko reka tuvuge ukuri, buri muntu afite icyo ashoboye. Twese turi abantu badasanzwe burya. Twese twaremwe mu buryo budasanzwe, ariko icyo twese tugomba kugira ni ubushake. Ugomba kugira imitekererezo y'intwari. Wigeze kubibona? Wigeze kubyifuza? Wigeze kureba abandi bagahinduka beza kurushaho uko bari bameze mbere? None ni wowe usigaye, ni wowe uri ku murongo. Igihe ni iki? Ese witeguye gufata ayo mahirwe? Witeguye kuzana impinduka? Ese witeguye kuba umuntu bazibuka nk'uwaharaniye gutsinda? Icy'ingenzi si ubuhanga, ahubwo ni ubushake. Ubushake bwo gutsinda, ubushake bwo kurwana, ubushake bwo kwihagararaho kugeza igihe nta kintu na kimwe gisigaye ufite, ariko ukomeza guhangana. Menyesha isi ko uri intwari. Hari igihe isi izagutera umugongo, hari igihe uzisanga mu mwanya w'icuraburindi wumva uri wenyine, hari igihe abantu wari wizeye uzasanga batakiri aho igihe ukeneye inkunga. Ntukibwire ko abantu bose bagomba kugufasha, kuko buri muntu afite ibibazo bye, afite uko yirwanaho, afite imibabaro ye, kandi nta muntu uberewe mu mwenda wo kukwitaho. Wenda ni wagize uburere bwiza, wenda ni wagize mama mwiza, wenda ni wagize papa wawe mwiza cyane, wenda wanyuze mu mubabaro, mu rugamba, mu marire n'umujinya, ariko nta wundi wabisobanukirwa nk'uko ubisobanukiwe. Benshi barababaye, baratsinzwe, ariko ntibigeze bamenya impamvu. Bakibaza bati kuki njyewe, kuki mama yanyirukanye, kuki papa yanyiciyeho? Hari benshi banyuze mu buzima bwa nyakatsi n'umuriro, ariko ntibigeze bacika intege. Wenda ubuzima bwawe bwatangira ahantu hatari heza, ariko se byakugize umuntu mwiza? Wigeze wiga ku byo wanyuzemo? Emerera ayo magorwa, yemera ayo mateka. Ibyahise ni ibyahise, ntacyo ushobora kubihinduraho, ariko uyu munsi ugomba gufata umwanzuro. Wenda kuba wenyine nibyo bizagukomeza. Kubabara bigira icyo bihindura kuri buri wese, bituma usobanukirwa ko niyo ibintu bigoye ushobora guhinduka ukaba mwiza. Niba uri wenyine ubu, niba uri ahantu hatuje, ufata ako kanya ko kwitekerezaho, ko niko byose bitangira. Rwanda Event TV.